Ezekiyeli ibice 13 abahanuzi b'ibinyoma bavugwa. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu uhanurire abahanuzi ba Isirayeli bahanura kandi ubwire abajya bahanura ibyo bibwira mu mitima yabo ubwabo uti nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku niko umwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano b'abahanuzi b'abapfapfa bakurikiza ibyo bibwira kandi ari ntacyo beretswe. Yewe Isiraheli we, abahanuzi bawe bameze nk'ingunzu zo mu kidaturwa, ntimurakazamuka ngo mujye mu byuho byo mu rugo rw'inzu ya Isiraheli, habe no kubiziba ngo mubone uko muhagarara mu ntambara ku munsi w'Uwiteka, babonye iyerekwa ry'ubusa n'ubupfumu bw'ibinyoma, kandi baravuga bati niko Uwiteka avuga, nyamara Uwiteka atari we wabatumye, ariko bemeza abantu kwiringira ko ijambo ryabo rizasohora. Mbese iyerekwa mwabonye si iry'ubusa? Ubupfumu mwavuze si ubw'ibinyoma? Ubwo muvuga muti Uwiteka yavuze kandi ari ntacyo navuze. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati kuko mwavuze ibitagira umumaro mukabona ibinyoma, nuko dore ndabibasiye, niko umwami Uwiteka avuga, kandi ukuboko kwanjye kuzibasira abahanuzi babona iyerekwa ritagize icyo rimaze, bagahanura ibinyoma. Ntabwo bazaba mu nama y'ubwoko bwanjye, kandi ntabwo bazandikwa mu gitabo cy'inzu ya Isiraheli, habe no kwinjira mu gihugu cya Isiraheli. Namwe muzamenya ko ndi umwami Uwiteka. Ni ukuri bashutse ubwoko bwanjye bavuga ngo ni amahoro, kandi ari ntayo, kandi iyo hagize wubaka inkike bayihomesha ishwagara ridakomeye. Nuko ubwire abayihomesha ishwagara ridakomeye yuko iyo nkike izariduka. Hazagwa imvura y'umurindi, namwe mahindu y'urubura rukomeye muzagwa, maze umuyaga w'umugaru uyisenye. Dore inkike nigwa, ntimuzi ko muzanegurwa, ngo mbese guhoma mwayihomesheje kwagiye he? Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati nzayisenyesha umuyaga w'umugaru mfite uburakari. Hazagwa imvura y'umurindi bitewe n'umujinya wanjye, kandi uburakari bwanjye bukaze buzatuma urubura rukomeye ruyitsembaho. Niko nzasenya inkike mwahomesheje ishwagara ridakomeye, maze nyigushe hasi, bituma urufatiro rwayo rutwikururwa. Izagwa namwe mutsemberwemo, kandi muzamenya yuko ndi Uwiteka. Uko niko nzasohoza uburakari bwanjye ku nkike no ku bayikomesheje ibishwagara ridakomeye, kandi nzababwira nti inkike ntikiriho, ndetse n'abayihomye ari bo bahanuzi ba Isiraheli bahanura iby'i Yerusalemu bakayibonera iyerekwa ry'amahoro, kandi ari nta mahoro, niko umwami Uwiteka avuga. Nuko nawe mwana w'umuntu urebesha abakobwa b'ubwoko bwawe igitsure, bahanura ibyo bibwiye mu mitima yabo, maze ubahanurire uti uko niko umwami Uwiteka avuga ngo bazabona ishyano abo bagore bagegenya impigi zo kwambika bose mu bizigira, bakabadodera ibitambaro byo gutwikira imitwe yabo uko umuntu areshya wese, kugira ngo bahige ubugingo bwabo. Mbese abantu banjye murahiga ubugingo bwabo ngo mubukize ku bwanyu? Kandi mwanyangishije mu bwoko bwanjye kubw'ingemu z'amashyi ya sayiri n'intore z'umutsima, kugira ngo mwice ubugingo butari bukwiriye gupfa, murokore ubugingo butari bukwiriye kurokorwa, mu buryo bushuka ubwoko bwanjye butegera amatwi ibinyoma. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye impigi zanyu, izo mutegesha abantu nk'uko nyoni zitegwa. Nzazishikuza ku maboko yanyu, maze ndeke ubugingo bw'abantu bwigendere, ubwo bugingo bw'abantu mutega nk'uko inyoni zitegwa. Ibitambaro byanyu nabyo nzabishwanyaguza, nkure ubwoko bwanjye mu maboko yanyu, kandi ntabwo bazongera kuba mu maboko yanyu ngo bahigwe. Namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Kuko ibinyoma byanyu ari byo mwateje umutima w'ubukiranutsi agahinda, uwo ntateye agahinda, mugakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi, kugira ngo idahindukira ikava mu nzira yayo
bikabaho. Nicyo gituma mutazongera kubona ibyerekanwa by'ubusa cyangwa kuragura ibinyoma, kandi nzarokora ubwoko bwanjye mbuvane mu maboko yanyu, namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Ezekiyeli ibice 14. Maze bamwe bo mu bakuru ba Isiraheli baza aho ndi, banyicarira imbere. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, abo bantu bazanye ibigirwamana byabo bakabigira mu mutima, kandi ikibi kibagusha bagishyize imbere yabo. Mbese birakwiriye ko bariya bagira icyo bampanuza? Nuko rero uvugane nabo ubabwire uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli uzanye ibigirwamana bye akabigira no mu mutima, kandi ikibi kimugusha akagishyira imbere ye, agasanga umuhanuzi, njye Uwiteka nzamusubiza muri byo nkurikije umubare w'ibigirwamana bye, kugira ngo ab'inzu ya Isiraheli bafatane ibiri mu mitima yabo, kuko bose banyimuye babitewe n'ibigirwamana byabo. Nuko ubwire ab'inzu ya Isiraheli uti, uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo, nimugaruke mwiyimure ibigirwamana byanyu, mukure amaso yanyu ku bizira byanyu byose, kuko umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umushyitsi uzindukiye muri bo akanyimura, akazana nabi ibigirwamana bye akabigira no mu mutima we, kandi agashyira ikibi kimugusha imbere ye, agasanga umuhanuzi ngo amuhanurize, njye Uwiteka ni njye uzamwisubiriza. Kandi amaso yanjye nzayahoza kuri uwo muntu, mugire igitangaza n'igitegerezo n'iciro ry'umugani, kandi nzamuca mu bwoko bwanjye, namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Umuhanuzi nashukwa akagira ijambo avuga, njye Uwiteka ni njye uzaba umwishukiye, kandi nzamuramburiraho ukuboko kwanjye murimbure, ave mu bwoko bwanjye Isiraheli. Nabo bazajyana n'ibibi byabo, ibibi by'umuhanuzi bizahwana n'ibibi by'umuhanuriza, kugira ngo inzu ya Isiraheli itazongera kunyoba ngo inyimure, cyangwa ngo yongere yiyanduze ibicumuro byabo byose, ahubwo babe ubwoko bwanjye, nanjye mbe Imana yabo, niko Umwami Uwiteka avuga. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igihugu nikinkorera icyaha kigacumura, nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanjye, ngakuraho urushingikirizo rw'umutsima, maze nkagiteza inzara, nkagitsembamo abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, Nowa, Daniyeli na Yobu, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Iyo nteje igihugu inyamaswa zikacyangiza kigahinduka amatongo, inyamaswa ntizikunde ko hari ugicamo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari abahungu cyangwa ari abakobwa, nibo barokoka bonyine, ariko igihugu cyaba umusaka, niko Umwami Uwiteka avuga. Cyangwa se icyo gihugu giteje inkota, nkavuga nti, wa nkota we, nyura mu gihugu kugira ngo nsembeho abantu n'amatungo, naho cyaba kirimo abo bantu batatu, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari abahungu cyangwa abakobwa, ubwabo bonyine nibo barokoka. Cyangwa se nateza icyorezo muri icyo gihugu, nkakibavushirizamo amaraso kubw'umujinya banteye, nkagicamo abantu n'amatungo, naho Nowa na Daniyeli na Yobu baba bakirimo, ndirahiye ko batagira icyo barokora, ari umuhungu cyangwa umukobwa, gukiranuka kwabo kwakiza ubwabo bugingo gusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Umwami Uwiteka aravuga ati, mbese sinarushaga guhana i Yerusalemu ubwo nzahateza ibihano byanjye bikomeye uko ari 4, ari byo nkota n'inzara n'inyamaswa z'inkazi n'icyorezo, kugira ngo mbitsembemo abantu n'amatungo. Ariko dore hazasigara abarokotse bazayisohorwamo, abahungu n'abakobwa. Dore bazabasanga, namwe muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, mushire agahinda nk'ibibi byose nzaba nateye i Yerusalemu. Nuko bazabahumuriza ubwo muzabona ingeso zabo n'imirimo yabo, nibwo muzamenya ko ibyo nayikoreye byose ntabikoreye ubusa, niko Umwami Uwiteka avuga. Ezekiyeli ibice 15.
i Yerusalemu hagereranywa n'umuzabibu. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, igiti cy'umuzabibu ndetse n'amashami yacyo birusha iki ibindi biti byo mu kibira? Mbese hari uwagishakamo ibisate ngo abikoreshe, cyangwa se umuntu yakibazamo agati ko kumanikaho ikintu? Dore bagitaye mu muriro nk'inkwi, umutwe wacyo n'ikibuno cyacyo birashirira, kandi hagati yacyo naho harashya. Mbese cyagira icyo kimara? Dore kikiriho ntacyo cyamaze, nkanswe ubu umuriro umaze kugitwika kigashya. Hari icyo cyamara? Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, uko umuzabibu umeze mu biti byo mu kibira, uwo natanzeho inkwi, niko nzatanga abaturage b'i Yerusalemu, kandi nzabarindisha igitsure. Nibasohoka bavuye mu muriro bazagwa mu wundi, kandi namwe muzamenya yuko ndi Uwiteka ubwo nzabarindisha igitsure, kandi igihugu nzakigira amatongo kuko bacumuye, niko Umwami Uwiteka avuga. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ejo. Mugire umunsi mwiza kandi mugire wikendi nziza, icyumweru cyiza. Ndabakunda mu izina rya Yesu kandi no mu izina ryanjye bwite.